abantu benshi bajya kuri social media bagiye kureba ibintu bibasetsa, bagiye kureba ibintu bidafite umumaro, bagiye kureba ibintu by'urukozasoni, ibyo bintu nibyo ubona bifite popularite nyinshi, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo bifite akamaro mu buzima bw'umukristo. Ndakubwiriza ukuri mwene data, nugira inyota yo kumva ijambo ry'Imana, nugira inyota, nugira intego mu byo ukora, Imana izagushyigikira kandi uzabona neza yuko Imana izaguha umugisha mu byo ugerageza gukora byose. Ikintu cya mbere gitera benshi kudakunda ijambo ry'Imana ni ukutagira intego. Ikintu cya kabiri gitera benshi kudakunda ijambo ry'Imana ni ukudakura mu mwuka. Kudakura mu mwuka mu byo ugerageza gukora byose, ntago uzakura mu mwuka udaha umwanya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niho Imana yashize ubutunzi tuzakura cyangwa se tuzasoroma ubumenyi cyangwa se ibyo kurya bizakuza umwuka wacu. Uri Imana ifite imbaraga, uri Imana y'ubushobozi n'ubutware, uri Imana ikomeye, uri Imana ihindura ibyanze guhinduka. Wageze kwa Aburahamu ahari ubugumba igihe kinini, urabihindura haboneka urubyaro. Wageze kwa Hana ahari igishakwe igihe kinini cyo kubura urubyaro, urabihindura umuha umwana, aramugutambira, agukorera iminsi yose. Data mwiza, wageze kwa Yayiro ahari kwigunga bazi ko bapfushije, urabihindura barishima kuko wabazuriye umwana. Data mwiza, ndakwinginze ngwino data mwiza ubane natwe muri kino cyigisho. Ndaguhamagaye kugira ngo uze uganirize imitima yacu. Njyewe ubwanjye ntacyo nakishoboza kandi nta n'icyo nabasha kuvuga cyanyura imitima y'aba bene data bagiye gukurikira iri jambo ry'Imana. Data mwiza, ndakwinginze kugira ngo uzubane natwe, uganze imitima yacu. Reka data mwiza nkubere igikoresho, data mwiza wivuganire n'ubwoko bwawe. Reka nkubere umuyoboro, maze data mwiza utambutse icyo wagennye kuganiriza imitima yacu. Kubwa byose izina ryo rihabwa icyubahiro, amen. Nitwa Muhozi Eric, ndi umuvugabutumwa. Dusanzwe dutambutsa ibyigisho hano ku Ikamba Kalvari. Ndagira ngo ngusabe mwene data, niba ari ubwa mbere ugeze ku Ikamba Kalvari TV, wakanda subscribe kugira ngo ujye ubona inyigisho zitambuka kuri Ikamba Kalvari TV zigamije guhindura ubuzima bw'uzumvishe. Kuri uno munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo dore impamvu 9 zitera benshi kudakunda ijambo ry'Imana. Dore impamvu 9 zitera benshi kudakunda ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Migani, Imigani ibice 8. Imigani ibice 8 umurongo wa 17. Imigani ibice 8 umurongo wa 17. Birira tubwiye ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona, amen. Nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ikintu cya mbere gitera benshi kudakunda ijambo ry'Imana cyangwa se kumva ijambo ry'Imana niba riha agaciro rikwiye, cyangwa se abantu benshi bakaba bakijijwe n'abakristo ariko batunze Bibiliya mu ngo zabo, ariko Bibiliya zabo zaguye uruhumbu, ntibazisoma. Bibiliya zabo abana bazimenaho ibikoma, ntago baziha agaciro. Abantu ntago baha agaciro ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ugasanga umuntu afite igitabo cy'indirimbo kimaze umwaka kibitse muri library, ntago ashobora kukibumbura kugira ngo aririmbe anezererwe Imana. Tugiye kurebera hamwe ibintu 9 bitera benshi kudakunda ijambo ry'Imana. Ikintu cya mbere ni ukutagira intego. Kutagira intego. Buriya mu bintu byose iyo uri umuntu udafite intego mu byo ukora,
ntabwo ubasha kugera ku cyo wifuzaga kugeraho. Iyo uri umuntu udashobora gushira mu gaciro ngo uvuge uti niba ngambiriye kugera kuri iki kintu, ngambiriye ngiye muri kaminuza, ngiye kwiga, ngambiriye kuzarangiza kwiga kugira ngo mbone akazi. Iyo uri umuntu utagira intego ntabwo ibyo wabigeraho. No mu kwiga ijambo ry'Imana bisaba kugira ngo tugire intego, tubashe kumenya neza yuko ijambo ry'Imana ibyo ridusaba nuko turiha agaciro rikwiye. Ijambo ry'Imana icyo ridusaba nuko turiha umumaro, cyangwa se tumenya umumaro ridufitiye. Ijambo ry'Imana rifite ubushobozi bwo kugukura muri icyo kibazo urimo. Ijambo ry'Imana nuriha agaciro rikwiye, nugira intego, ukiprograma, ukavuga ati mu masaha 24 mfite uyu munsi, reka mbonere umwanya Imana. Reka nkubwire mwene data, ntabwo Imana izanezezwa nuko wayihaye umwanya uzagusaguka, ahubwo Imana izanezezwa nuko wayihaye umwanya uri priorite, wayihaye kandi ntabwo ari ibintu bigoye. Mu masaha ufite ushobora kwiprograma ukavuga uti njyewe ndaza gusengamo amasaha ya nayo, ndasoma ijambo amasaha ya nayo, ariko akaba ari ibintu wagisizemo discipline, akaba ari ibintu wihayemo intego. Ibi bintu nibikurikiza, nugira intego mu byo ukora, nugira intego mu guhitamo kwawe kumva ijambo ry'Imana, cyangwa se kujya unatega amatwi inyigisho nk'izi ngizi zitambuka kuri social media, kugira ngo ubashe gukuza umwuka w'Imana Imana yagushizemo. Mwene data ndagira ngo ubwire, nuha agaciro ijambo ry'Imana. Abantu benshi bajya kuri social media bagiye kureba ibintu bibasetsa, bagiye kureba ibintu bidafite umumaro, bagiye kureba ibintu by'urukozasoni, bagiye ibyo bintu nibyo ubona bifite popularite nyinshi, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo bifite akamaro mu buzima bw'umukristo. Ndakubwiriza ukuri mwene data, nugira inyota yo kumva ijambo ry'Imana, nugira inyota, nugira intego mu byo ukora, Imana izagushyigikira, kandi uzabona neza yuko Imana izaguha umugisha mu byo ugerageza gukora byose. Ikintu cya mbere gitera benshi kudakunda ijambo ry'Imana ni ukutagira intego. Ikintu cya kabiri gitera benshi kudakunda ijambo ry'Imana ni ukudakora mu mwuka. Kudakora mu mwuka mu byo ugerageza gukora byose, nago uzakura mu mwuka udaha umwanya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niho Imana yashize ubutunzi tuzakura, cyangwa se tuzasoroma ubumenyi, cyangwa se ibyo kurya bizakuza umwuka wacu. Ndagira ngo ubwire mwene data, niba iminsi yose 7 igize icyumweru uyifata ukayiryamo buri gihe, nago uzakura mu mwuka. Niba udafata umwanya byibura isaha 1 cyangwa 2 ngo ujye imbere y'Imana, ubwire Imana ibikuruhije. Ese mwene data, kubwira mwene so cyangwa se kubwira abavandimwe bawe bikuruhije kuruta kubibwira Imana, nekereza yuko atari cyo kizaguhesha amahoro mu mutima wawe. Ahubwo ikizaguhesha amahoro ni ukutakira Imana kurusha uko watakira onkle wawe, kurusha uko watakira abavandimwe. Umuvandimwe wamubwira ikibazo cyawe akakumvira ubusa, ariko Imana ntabwo izakumvira ubusa. Ndagira ngo ubwire mwene data, nugerageza gukura mu mwuka, ukamenya neza yuko mu byo ukora byose, mu buzima ubayemo Imana irabuzi, mu byo ucamo byose Imana irabizi, kandi ukamenya neza yuko nta kintu ucamo Imana itazi, nta kintu ugerageza gukora Imana itazi. Ukamenya neza yuko na hahandi uri ahantu amaso y'abantu atakureba, ukamenya neza yuko amaso y'Imana ari kukureba. Ndagira ngo ubwire yuko Imana izagushyigikira mu byo ukora. Ikintu cya gatatu gitera benshi kudakunda ijambo ry'Imana ni ukugira byinshi bibarangaza, kugira ibintu byinshi bikurangaza. Muri kino gihe hari ibintu byinshi birangaza abantu benshi, cyane cyane social media. Iyo uhaye umwanya munini WhatsApp, urwo ni urugero, iyo uhaye umwanya munini Facebook kurusha umwanya uha gusoma ijambo ry'Imana, kurusha umwanya uha gukurikirana ibyigisho byakuza umwuka wawe, byatuma urushaho kugira aho ugera mu bw'ijambo ry'Imana, nago Imana izakwishimira. Kandi reka nkubwire mwene data, wagira amafaranga ariko nabemo umugisha, ariko nusenga amafaranga yawe azabamo umugisha. Nusoma ijambo ry'Imana uzamenya neza yuko
ibyo Imana yifuza kukugirira, ugomba gukoresha ubwo butunzi yaguhaye. Imana ishobora kuba yaraguhaye ubutunzi ariko utabukoresha icyo Imana yabuguhereye. Nusoma ijambo ry'Imana uzamenya amahame, uzamenya principles Imana isaba umuntu yahaye ubutunzi. Ndagira ngo ubwire yuko ubwo butunzi Imana yaguhaye nubwo kuyikorera, ubwo butunzi Imana yaguhaye nubwo guhesha ubwami bw'Imana icyubahiro. Ndagira ngo ubwire yuko niba mu mafaranga ufite udashobora gukora ibikorwa bya charite, uca ku bantu ku muhanda barashonje, ntushobora no kumuha inote y'igihumbi, ntago uri kubaka ubwami bw'Imana. Reka nkubwize ukuri, nuha agaciro ijambo ry'Imana, ukima amatwi ibyo byose bikurangaza, Imana izagukura kuri icyo kigero uriho igushire ku kindi. Ariko igihe cyose uzagerageza kwizamura cyangwa se kumva yuko hari aho wageze, cyane cyane ukumva yuko ari we wahigejeje, Imana ntabwo izabyishimira. Umugabo witwa Nebukadinezari yari umwami, ariko igihe kimwe yikomanga mu gatuza aravuga ati ni njyewe nta wundi. Imana imwohereza mu ishyamba ajya kurisha nk'inka. Ndagira ngo ubwire yuko mwene data, igihe cyose uzimura icyubahiro cy'Imana ukimika icyubahiro cyawe wihaye, Imana ntabwo izabyemera. Reka nkubwire mwene data, jya uha Imana icyubahiro ikwiye, jya uha Imana agaciro ikwiye mu buzima bwawe. Nugira Imana iya mbere, nawe izaza mu rugo rwawe ihindure byinshi, nawe izaza mu kazi kawe ihindure ibyo utakishoboza, nawe izaza muri abo bana bawe, abana bakunaniye banywa urumogi, abana bataha amajoro, abo bana basimbuka ibipango, abo bana birirwa birukana ku ishuri, umwana birirwa bamuha amaramvuye ku ishuri. Nta kindi kizamuhindura umwana wawe, azahindurwa n'ijambo ry'Imana, azahindurwa n'imbuto umwerera, azahindurwa n'ibyo akubonaho, azahindurwa nukabona ubanye n'umufasha wawe, azahindurwa nukabona wubatse urugo rwawe. Ntabwo umwana wawe azabona wirirwa utongana n'umugore wawe ngo nawe yere imbuto nk'umwana muzima mu rugo. Ndagira ngo ubwire yuko ikintu cyose umwana wawe akikwigiraho, kuko uko ureze umwana wawe. Abantu bakunda kuvuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Umwana wawe numurerera mu ijambo ry'Imana, numutoza inzira y'Imana akiri muto, azakura muri iyo nzira kandi ntago azayivamo. Ndagira ngo ubwire yuko ikintu cyose uzagerageza gukora udashize Imana imbere, udashize Imana mu byo ukora byose, ntago Imana izabyishimira kandi uzabona yuko bidafite umugisha. Ariko ibintu byose uzagerageza gukora washize Imana imbere, wabanje kugisha inama Imana, ndagira ngo ubwire yuko icyo kintu kizasucceedinga kandi Imana izagishyigikira. Ikintu cya kane gitera benshi kudakunda ijambo ry'Imana ni ugutakaza ubusabane n'Imana, gutakaza connection n'Imana, gutakaza ubusabane n'Imana. Dawidi igihe kimwe yasambanyije umugore w'undi mugabo, Batisheba, yumva atakaje connection n'Imana. Kandi Dawidi Imana ni umuntu Imana yirahiye, akavuga ati mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko ngewe nshaka. Ariko igihe kimwe ngo atakaza connection n'Imana. Ikintu kindi gitera umuntu gutakaza connection n'Imana cyangwa se kuba mu buzima Imana itishimiye, cyangwa se kumva udakunze iby'Imana, kumva udafite inyota yo gukunda ijambo ry'Imana, ni ukubaho ubuzima bw'ibyaha. Niba ubayeho ubuzima bw'ibyaha, ntabwo Imana izakwishimira. Ndagira ngo ubwire yuko va muri ubwo businzi ugane inzira yo gusenga. Imana izagukiza iyo nyota yo gusambana, Imana izagukiza iryo rari, Imana izagukiza ibyo bintu bikugoye, Imana izagukiza ibyo bintu byose bikuruhije, igutuze mu munezero wayo. Imana itanga amahoro, Imana itanga umunezero, Imana itanga uburinzi, Imana itanga ubudahangarwa, Imana itanga igikundiro, Imana itanga amavuta, Imana itanga ibintu byose, itanga ubutunzi kurusha ubw'isi yaguha. Ndagira ngo ubwire mwene data, nuha ubuzima bwawe Imana, Imana izakwishimira, Imana izagushyigikira mu byo ugerageza gukora byose. Imana izabijya imbere kandi uzabona neza yuko ushyigikiwe n'Imana. Ikintu cya gatanu gitera benshi kudakunda ijambo ry'Imana ni ukudaha agaciro ijambo ry'Imana no kutamenya akamaro
wakura mu kumenya ijambo ry'Imana. Abantu benshi babona inyigisho zitambuka cyane cyane kuri social medias zivuga ijambo ry'Imana ukazica amazi. Muri iki gihe turimo cya covid, abantu benshi ntago bagiterana, ariko abakozi b'Imana bagerageza uburyo bwose bashoboye bagashiraho ibikorwa nk'ibi ngibi byo gutambutsa inyigisho online, byo gutambutsa inyigisho ku ma WhatsApp, ku ma social medias atandukanye, ariko ugasanga ntago bikurikirwa cyane nk'ibindi bintu byose, ibintu by'amakomedi, ibintu bisetsa, ibintu by'urukozasoni, ugasanga nibyo bikurikirwa cyane. Ikibitera ni ikihe? Ni ukudaha agaciro ijambo ry'Imana no kutamenya ibyiza wakura mu kumenya ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ubwire neza yuko nta cyiza na kimwe nabonye kiruta kuba mu buzima Imana yishimiye. Imana ni kunezererwa. Yigeze yirahira umugabo witwa Koruneliyo, ngo Koruneliyo we, ngo uri umutoni ku Mana, ngo kandi ngo mu mahanga yose ngo ubaha Imana ngo akayikorera, ngo mu kuri no mu nzira zikwiye, ngo Imana iramwemera. Ndagira ngo ubwire yuko Imana nuca mu nzira igushakamo, Imana izagushyigikira, izagukura muri icyo kibazo, izagukura muri ubwo bushomeri. Mwene data, ndagira ngo ubwize ukuri, nta wundi muntu wagukura mu buzima bugoye, ubuzima budafite icyerekezo. Nusenga, Imana izakugirira neza, izaguha amahoro yo mu mutima, izaguha umudendezo, izaguha umunezero, izaguha kuryama ugasinzira, izaguha kubaho ubuzima budafite indwara, kubaho ubuzima bufite icyerekezo, izaguha amahirwe, izaguha guhirwa, izaguha mu byo ukora byose, izaguha inshuti z'umugisha, izaguha abantu bagushyigikira, izaguha abantu bagufata amaboko, izaguha abantu bagusapotinga. Muri ibyo bintu byose ugerageza gukora, Imana izagushyigikira. Nubaho ubuzima bufite kumenya agaciro kari mu ijambo ry'Imana. Ikintu cya gatandatu gitera benshi kudakunda ijambo ry'Imana ni ukutagira ubushake cyangwa se inyota yo gusenga. Gusenga ni ikintu kigoye abantu benshi. Gusenga ni ikintu gituma abantu benshi, iyo umuntu avuze ngo reka dusenge, cyangwa se nk'umushumba wakakubwira ati jya usenga, Imana izakugirira neza. Gusenga ni ikintu gitera abantu benshi ubunebwe. Nyamara mu masengesho niho hava ibisubizo. Mu kuganira n'Imana ibyo bibazo ufite, aho kubibwira umuntu, jya ubibwira Imana. Imana ifite ubushobozi bwo kugukorera ikintu mwene se atagukorera. Imana ifite ubushobozi bwo kukugeza aho nta muntu n'umwe wakugeza. Imana ifite ubushobozi bwo kugukura mu mukungugu, bwo kugukura hasi cyane, bwo kugukura ahantu hasuzuguritse, ikakugira umuntu w'icyubahiro. Urugero rwa Dawidi yaragiraga udutama, ariko Imana yamukuye aho ngaho kubera umutima we, kubw'umugambi yari imufitiye, imugira umwami mu gihe cye. Imana yamugiriye neza. Ibya Dawidi byaratambutse, ubu ni njyewe nawe turiho. Ndagira ngo ubwire neza yuko nuba mu nzira Imana igushakamo, nugerageza gukora ibyo gukiranuka, nugerageza kugendera mu nzira z'Imana ufite guca bugufi, Imana izakugirira neza. Imana izakwimana. Imana izakwimana. Ijambo ryarambwiye ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, ngo kuko nagukunze urukundo ruhoraho. Ndagira ngo ubwire mwene data, nuba mu nzira z'Imana, Imana nayo izaba mu byawe. Nuba mugerageza kuba mu buzima buhesheje Imana icyubahiro, ntabwo Imana izagukoza isoni. Ikintu cya karindwi gitera benshi kudakunda ijambo ry'Imana ni uguhuzagurika. Umuntu akabaho ubuzima buhuzaguritse. Umuntu agakizwa mu kwa mbere, mu kwa kabiri akabivamo, akabisubiramo mu kwa gatanu, kwa gatandatu no kwa karindwi agasayisha, ukwa munani arashyushye, nagashyushye nta nubwo akonje, ukwa cyenda yegereye abakozi b'Imana ari kubabwira yuko ashaka gusenga. Ubwo buzima ni ubuzima Imana idakunda. Ni ubuzima ijambo ryaravuze ngo kubwo udakunje kandi ntushyuhe ngo nzakuruka
ntabwo nifuza yuko njyewe nawe Imana yazaturuka. Ndagira ngo ubwire neza yuko nuba mu nzira z'Imana, ufite umutima ukunda Imana, ufite umutima wirinze icyaha n'igisa nacyo, Imana izaza mu byawe, Imana izaguha umugisha, Imana izakurwanirira intambara zose utabasha kwirwanirira. Ndagira ngo ubwire yuko nta kindi kinezeza Imana uretse kutubona turi mu bikari byayo, uretse kutubona tubayeho ubuzima buyinezeza, uretse kutubona tubayeho ubuzima buyihesheje icyubahiro. Imana izakugirira neza. Nta kindi kintu cyaguha amahoro uretse kubaho ubuzima bunejeje Imana. Ikintu cya 8 gitera benshi kudakunda ijambo ry'Imana ni ukuba ubayeho mu buzima bw'ibyaha. Gisubiramo, ni ukubayeho ubuzima bw'ibyaha. Imana ntabwo yifuza ko wabaho ubuzima bw'ibyaha. Imana irifuza yuko ubaho ubuzima buyinezeza. Imana birashoboka cyane, birashoboka kuba uri umusore ukabaho udasambana, ibyo birashoboka. Birashoboka kuba uri umukobwa ukabaho utajya mu bagabo, birashoboka cyane. Birashoboka kuba uri umugabo ukabaho udaca inyuma umugore wawe, ni ibintu bishoboka. Byose bisaba amahitamo, byose bisaba kwiyemeza, byose bisaba kugana inzira y'Imana. Ndagira ngo ubwize ukuri, nuba mu bikari by'Imana, nusenga, Imana izakwiyereka, izacagagura izo ngoyi zikuboshye, izacagagura ibyo bintu byose bikuruhije. Imana izakugirira neza. Ikintu cya nyuma aricyo cya 9 gitera abantu benshi kudakunda ijambo ry'Imana ni ukuba utarizera ko ijambo ry'Imana rizakugirira akamaro, rifite aho hantu hamwe ryagukura rikakugeza ahandi. Abantu benshi ibintu byo gusenga bica amazi. Abantu benshi ntibanemera yuko n'Imana ibaho. Ariko ndagira ngo ubwire mwene data, wahakana utahakana, turi abahamya bo guhamya neza yuko Imana iriho, kuko yatugiriye neza. Ndagira ngo ubwire neza yuko Imana izakugira neza nuyubaha ukayubahisha, nugendera mu nzira zayo ufite umutima unezeza Imana, ufite umutima uca bugufi, ufite ikintu cyitwa guca bugufi ni ikintu kigoye abantu benshi, ariko Imana ikunda umutima uca bugufi. Ijambo ryaratubwiye ngo nkunda umutima uciye bugufi, ariko umutima w'ubwibone ndawurwanya. Ndagira ngo ubwire neza yuko ntabwo nifuza yuko Imana yazakurwanya cyangwa se ngiye kandwanya bitewe n'ubwibone. Gerageza uce bugufi. Abantu bose bana n'abamahoro. Ntabwo uzi aho ejo uzahura n'uwo muntu usuzuguye. Kuki se wamusuzugura? Kubera yuko ari muri kondisiyo zitari nziza. Ndagira ngo ubwire neza yuko nta muntu uzi ejo hazaza. Uwo muntu uri gusuzugura ejo nawe Imana ishobora kumugirira neza. Gerageza ukunde abantu bose, gerageza ubane n'abantu bose amahoro, Imana izakugirira neza. Ibi ni ibintu 9 bitera abantu benshi kudakunda ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ubwire mwene data, ibi bintu nubimenya, ukamenya neza yuko ibi bintu biriho, uzamenya no kubyirinda. Reka dusenga Imana. Mwami Imana, Mana ikomeye, Mana igira neza, Mana y'ubushobozi n'ubutware, ndagushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe rifite ubushobozi bwo kudukura ku rwego rumwe rikatugeza ku rwego dushakaho no ku rwego twifuzaho. Ndagushimye kubw'uyu muvandimwe ufashe umwanya we agatega amatwi ijambo ry'Imana. Ndagusabye kugira ngo umuhe umugisha, ndagusabye kugira ngo umugirire neza. Ibimugoye Data mwiza ubashe kumukuramo kuko uri Imana. Kandi Data mwiza, icyo musabiye ndamusabira kuzagira iherezo ryiza, iherezo ry'abakiranutsi. Kubwa byose izina ryo rihabwe icyubahiro. Amen.